Gusenga ni ukunyarukira ry'akanya gato mu ijuru. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana ije kudukiza kuri uwa mbere w'icyumweru cya 30, tariki 30 Ukwakira 2023. Ngaya masomo ajye kudukiza. Isomo rya mbere ni ryo mu Yorupa Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8 umurongo 12 kugeza kwa 17. Bavandimwe, turimo umwenda ariko si umubiri, byatuma tugomba kubaho tugengwa n'umubiri, kuko nimubaho mugengwa n'umubiri muzapfa, ariko niba ku bwa Roho mucitse ku bikorwa by'umubiri muzabaho. Abayoborwa na Roho w'Imana, abo nibo bana b'Imana. Kandi rero ntimwahawe roho y'ubucakara ibasubiza nanone mu bwoba, ahubwo mwahawe roho ibagira abana bishingiwe kibyeyi, igatuma dutera hejuru tuti Aba Data. Roho wenyine afatanya na roho yacu guhamya ko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana turi n'abagenerwamurage. Abagenerwamurage b'Imana, bityo n'abasangiramurage ba Kristo, niba ariko tubabarana nawe ngo tuzahabwe ikuzo hamwe nawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 68. Imana yacu ni Imana yuje imitsindo. Imana nihaguruke maze abanzi bayo bakwira imishwaro, n'abayirwanya bahungire kure yayo. Nawe intungane zihore mu byishimo, zitete imbere y'Imana, zihamiriza ubudahwema zinezerewe. Ni umubyeyi umenya imfubyi akarenganura abapfakazi, ngo kuko Imana imeze mu ngoro yayo ntagatifu. Abatagira kivurira, Imana ibubakira urugo, imfungwa ikazibohora, ikazisubiza umudendezo. Nyagasani agahora asingizwa iminsi yose. Iyo Mana niyo dukesha gutsinda. Iyo Mana niyo itubera Imana yuje imitsindo. Nyagasani uhoraho niwe utuma umuntu ahonoka urupfu. Imana yacu ni Imana yuje imitsindo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 13 umurongo wa 10 kugeza kwa 17. Muri icyo gihe Yesu yigishirizaga mu isengero ku munsi w'isabato. Icyo gihe hari umugore umaze imyaka 18 afashwe n'indwara yari yaramumugaje. Yarububaga ntashobore kunamuka na gato. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati, mugore, dore ukize ubumuga bwawe. Nuko aramuramburiraho ibiganza. Ako kanya arunamuka asingiza Imana. Nuko umukuru w'isengero arakazwa nuko Yesu yakijije umuntu ku isabato. Atangira kubwira rubanda ati, hari iminsi 6 yo gukoraho imirimo, mujye muza kwivuza kuri iyo minsi atari ku isabato. Nyagasani aramusubiza ati, mwandyarya mwe, mbese buri muntu muri mwe ku munsi w'isabato ntakura ikimasa cyangwa indogobe ye mu kiraro ngo ajye kuyuhira? None uyu mwana wa Aburahamu Sekibi yaboshye imyaka 18 ngo ntiyakurwa ku ngoyi ku munsi w'isabato? Amaze kuvuga atyo, abanzi be bose bagira ikimwaro, naho rubanda rwishimira ibitangaza yakoraga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Naho rubanda rwishimira ibitangaza yakoraga. Amen. Wadutuye imitwaro yaduhetameshaga, none tugenda twemye, none tugenda twemye, none tugenda twemye. Amen. Nyagasani, aha tugeze kuri buri munsi, tuje mu bitaro wowe muganga mukuru. Turi imbere ubwiza bwawe, dufite indwara z'umubiri zananiye abaganga. Ngwino Nyagasani dutabare, natwe utambuke iwacu dukize. Hari indwara nyinshi za roho, abatakikwegera, abagiye kure yawe, abahinamiranye, abagenda bububa, abatakikureba, abatakireba mu ijuru,
abo bose tubashyize imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo bakize ku neza yawe, maze nibamara gukira bazongera bagaruke imbere y'ubwiza bwawe bagushimire Yezu umukiza wacu, kuko dukunda byahebuje. Amen. ngo umunsi umwe ngo umugabo ngo yaratunze imbwa, ngo bishoboke ko yari yaramumenyereye. Nuko wa mugabo ngo avuye ku kazi asanga imbwa ngo yakoze amarorerwa, ngo asanga imbwa ye yambaye ipataro ye. Nuko wa mugabo areba hirya areba hino, areba iyo mbwa, arongera arayireba ibyo yamukoreye. Bishoboke ko yahoze yibaza ati si ipataro nzongera nyambare. Nuko ahamagara ya mbwa arayibwira ati umva rero wa mbwa we, wanyambariye ipataro, ngaho niba koko ushaka kuba umugabo nkanjye, ngaho ngwino unsange uri kugenda n'amaguru yombi, ugenda uhagaze wemye nk'umuntu nyine w'umugabo utari kunama. Ngo ya mbwa iragerageza, iza kuko ishinze amaguru yayo n'amaboko hejuru. Uko yagashinze amaguru yayo ihita yenanguka, nibwo itangiye imoka. Aha wa mbwa we, niba ushaka kuba umugabo nkanjye, ngaho nawe ngwino ugenda wemye ndebe ukuntu uza. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ese wowe wakeka ko ari iki cyatumye iyi mbwa idashobora gusanga shebuja igenda yemye? Aha, burya usibye umuntu ufite ubwenge niwe gusa ushobora kureba hejuru akagenda yemye. Naho ubundi imbwa n'ububwa bwayo yo ihora ireba hasi. Kureba hasi bigasobanura kureba ikuzimu, kureba kwa sekibi. Bityo ntibubure amaso ngo urebe Imana. Nguko umuntu wese ugenda wemye abona Imana. Naho igenda wububa kureba hasi nk'imbwa. Imbwa ntishobora kureba hejuru kuko nyine nta bwenge ifite. Nawe umukristo umuvandimwe, uramenye niba uri kuri uru ruhande rw'abagenda bareba hasi, akabya bindi ngo rwubitse ruzi gushya. Buri gihe cyose ugahora ureba hasi, ureba hasi, ureba hasi, abandi bati dore umuntu witonda we, dore umuntu w'Imana we, kandi koko waraciye ibintu. Nguko rero uko tugomba kugerageza tukareba Imana, tukareba uruhanga rw'Imana, tukareba Imana kugira ngo tumererwe neza. Iyo uri umuntu ufite ubwenge uba ushobora kureba hejuru ukabona Imana. Ariko iyo uri inyamaswa, navuga nk'iyo mbwa nyine igenda yububa, ntabwo nyine ushobora kubona Imana kuko ureba hasi nyine. Biradushushanyiriza ya Mana iba hejuru, ya Mana tugomba kububura amaso tukarangamira ijuru, tukareba ku ijuru. Bityo se ko gikomeza tureba hasi, kureba ku gitaka, ni imbwa nyine zabikora. Wowe rero uri umuntu, nanjye ndi umuntu, duharanire kububura amaso kugira ngo tugere gute tubone Imana. Ngahe masomo ikintu byacu duteguye agiye kudufasha kubura amaso tukareba Imana. Imana ije kudukiza ibintu byose bitubuza kwemarara, ibintu byose bitubuza kwegera Imana. Turaza kubihinira mu nshinga yitwa kugorora. Nawe uze kuva aha ngaha wagororotse, utakigoramye, utakigenda wuba nk'iyo mbwa, ahubwo urangamiye Imana, wagororotse ugenda wemye. Kugorora ndetse no kugoroka, iyo nshinga niyo tujye gutondagura, maze nawe uze kuva aha ngaha ugenda wemye. Baca umugani ngo igiti kigororwa kikiri gito. Nawe rero igisomo rize gukugorora uyu munsi, maze uhore ugenda wemye. Mu isomo rya mbere, Nyagasani arifuza kutugorora, arifuza ko tutakongera kugenda tureba hasi duhetamye umugongo. Iri somo rero rije gutwereka uburyo tugomba kurangamira Nyagasani, duharanira ibya roho, tutagendera ku mibiri yacu, tudasebya imibiri yacu nk'abana b'Imana. Umwana w'Imana ni uwemera kuyoborwa na roho, maze akanogera Imana koko, agakorera Imana, akagendana n'Imana, akabana n'Imana. Ubwo Pawulo mutagatifu yagize ati abayoborwa na roho w'Imana, abo nibo bana b'Imana. Amen. Nawe rero mubyeyi, ugerageze uyu munsi urebe ingeso mbi zose zituma hoka ku ngeso mbi z'umubiri, zituma hoka ku ngeso mbi, irari ry'umubiri, n'ibindi byose bituma ugenda wubamye, ukagenda ureba hasi nk'imbwa nyine. Yambwa yambaye ipataro ya shebuja, yakogwe n'isoni nyine n'ikimwaro, yamenyereye shebuja. Nguko kwikuza. Nawe urebe ingeso zituma wikuza, zituma ugenda wubamye, maze uyu munsi uzigorore, maze ugororokere Nyagasani,
agukize, kuko Yesu ari imbere y'ubwiza bwawe, arifuza ko wamwereka uwo mubiri wawe wakunaniye, umwereke iryo rari ryakunaniye, umwereke izo ngeso mbi kuko zakunaniye kuzicikaho, maze nawe atambuke agutambukeho nk'uko twabyumvise muri ivanjiri, ari gutambuka mu rusengero, agatambuka ku nzira, agakiza abarwayi. Cyane cyane turumva akiza uyu mugore wari umaze imyaka 18 agenda yubamye, yararwaye indwara ituma imuhetamisha umugongo, ndiyubura amaso ntarebe hejuru, ni nkaho nyine yari ameze nka yahambwa, reka tuvuge gutyo. Nuko rero yarahangayitse. Burya ababyeyi nta byago nyine nko kuba uri kureba hasi buri gihe, udashobora kubura amaso ngo urebe hejuru, nta byago nkabyo. Umunsi w'umwarimu kateshitse ngo bamaze kuzirikana kuri ivanjiri none, yabajije abana ikibazo kigira kiti, ese isabato iba kuwa kangahe? Ngo ibisubizo byari bitatu ngo uhitemo kimwe. Nuko ngo arababwira ati, igisubizo cya mbere kuwa gatandatu, igisubizo cya kabiri ku cyumweru, igisubizo cya gatatu nta gisubizo kirimo. Abana bamwe baturuka mu miryango y'abadive barasubiza bati, ni kuwa gatandatu niwo munsi w'isabato. Abaturuka mu muryango w'abagatolika bati, ni ku cyumweru. Bose bakomeza basubiza bajya impaka. Nuko mwarimu ageze aho ngaho abonye impaka zabaye urudaca, arababwira ati, umunsi wa sabato nta gisubizo kirimo aho hombi. Aha, kubera iki? Kubera ko sabato bivuga ngo umunsi w'Imana, ni umunsi w'umukiro, c'est le jour du salut, c'est le jour du Seigneur. None se bana, niba muri gushidikanya, Imana yaruhuka? Aha, Imana iramutse iruhutse twese twashira. Imana nta kiruhuko igira. Imana ikora amasaha 24 kuri 24. Imana ntishobora kuruhuka. Abantu nitwe turuhuka kubera ko Imana ibona ko turi mu mirimo y'urudaca myinshi cyane, byibuze ikadushyiraho uwo munsi umwe mu cyumweru kugira ngo abantu turuhuke. Naho ubundi si Imana yaruhuka ite? Haruhuka nyine uwarushye. Imana si iruha. Ntabwo Imana ishobora kuruha, kuko buri gihe biri gukora. Kandi icyo Imana ikora ni iki? Ni ugukiza. Buri munsi Imana irakiza, buri saha Imana irakiza. Umva, nta kiruhuko Imana ishobora kugira, kuko igize ikiruhuko twapfa twashira. 24 kuri 24 ibiri gukora, izishinga gucungura, kubohora, gukiza. Ibi nibyo bibaye muri ivanjiri. Yesu ari kwifuza kubwira abafarizayi n'abigishamategeko barakaye kubera ko agize neza, abereke ko nta kiruhuko agira. Abo ngabo nibo bagira ikiruhuko, abafarizayi n'abigishamategeko. Kubera iki? Nta bantu nyine bararushye. Nawe uze kureba niba muri wowe utararuha. Kuruha gukora ineza. Akenshi dukunze kuruhuka ineza bigatuma nyine duhuzuza inabi, umushiha, umujinya. Ataramukijije wenge gishyari we, amukije ku isabato we, ngo umujinya ngo kunegurana. Ibi nibyo biranza abigishamategeko n'abafarizayi bagiye kwibasira Yesu. Yesu rero abigisha icyo ari cy'isabato, ko Yesu nta kiruhuko agira, iminsi yose aba ari gukiza, aba ari kugira neza. Yesu warakoze kuba utugira neza buri munsi. Natwe tuzirikane cyane cyane uyu mugore wari umaze imyaka yose ahetamye. Koko nawe atubura amaso, Yesu arashaka gutwerekeza ku ijuru, atuvane ku by'isi bihita, atuzamure mu ijuru, atuzamure ku mukiro we, tumurangamira abe turangamira. Naho iby'isi byo bizashira. Nawe urebe uyu munsi ibintu bituma ugenda uhetamye, bya bintu wirukangaho buri munsi buri kanya, yewe ukibagirwa n'icyumweru, ukabura n'Imana umunsi wo gusenga. Koko wowe uzaruhukana n'Imana ryari? Wowe uzajya mu Mana ryari? Uzasenga ryari? Uzaririmba ryari? Uzumva ijambo ry'Imana ryari? Imirimo yaraguhetamishije, urebe ibyaguhetamishije ibyaha, ingeso mbi, za zindi zituma agatoki kawe karahinamiranye, katagororoka. Uyu munsi uzirandure, maze nawe Yesu aze agukize, aza kugirire neza, atambuke mu nzu, atambuke mu rugo rwawe, atambuke mu mutima wawe, aharandura ibintu byose bituma ugenda wububa. Kuko ugenda wububa nyine abonwa n'uhagaze. Yesu arakuruza ibyo byose ukora guhishwa. Yesu arakuruza izo ngeso mbi zose wohokaho. None ko ku mugongo warahinamiranye, urutoki rwarahinamiranye, ijisho ryarahinamiranye, ibiganza byarahinamiranye, ingingo nyinshi zagiye zihinamirana. Kubera iki? Wahitanye nyine umugongo, zange zaguhitamishije umugongo, zange sombi.
uyu munsi Yezu nawe arifuza ko wagororoka, niwe waje kureba, uyu munsi ni wo wawe. Ntugategereze ku cyumweru, ntugategereze ku wa gatandatu, kuko Yezu aratambagira hose agira ngo agutambagire, atambagire mu mugongo wawe, atambagire mu mutima wawe, atambagire ku birenge byawe, atambagire ahantu hose hari indwara, hari ingeso mbi yakunaniye kwicikaho, maze agira ate agukize. Ni ibiki biri kuguhetamisha umugongo muri ino minsi? Ni ibiki biri guhetamisha ingingo zawe z'umubiri muri ino minsi, bigatuma utagishobora gukorera Imana uko bikwiye? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo n'umuhungu we ngo bari bakundanye cyane. Umva noneho by'akarusho, ngo barareshyaga, baranganaga igihagararo, bavuga kimwe, indeshyo ari imwe, byose ibintu byinshi cyane byari bahuje, imfura na se ngo barangana. Ariko noneho by'akarusho ngo bagakundana bikomeye cyane. N'ikindi kisumbuyeho, ngo amazu yabo bombi ngo yari yubatse kimwe, ameze neza yose, ameze kimwe, amazu yabo ameze kimwe, kandi kuko banaturanye, ku buryo ngo umwe ntacyo arya ngo yimundi, barasangiranaga akabisi n'agahiye bakajya gukorana, ngo umuhungu na se bakuzurana, nta mwijyane warangaga hagati yabo, kuko bazuruzuranaga byose bagahuza, bagahuriza hamwe. Ngo igihe kimwe cyaje kugera, bya bindi by'uko nyine agatoki kamenyere gukomba ngo gahora gahetamye, wa mugabo na wa muhungu we, telepere telefisi, ngo baza kujya ku ikabari. Ngo bari bamenyeye kujya ku ikabari bagataha, noneho ubwakurikiyeho bagataha amajoro, ubukurikiyeho bagataha mu gicuku, ubukurikiyeho bakajya banibagirwa no gutaha rimwe na rimwe, bari mu biki, bari mu nzoga, bari gusabana, kuko ntawimaga undi, barasangiranaga bombi akabisi n'agahiye. Igihe cyaje kugera kimwe, bya bindi by'uko nyine ukamenyero, biza kugera igihe ntibongere gutaha uko bikwiye nyine mu rugo, bakajya gusoma kuri 5, bikaza kurangira bari gutaha bandi ku 8, bari gusobanya. Cyara kabaye rero bya bindi by'uko iminsi y'igisambo ari 40, wa mugabo na wa muhungu we baza gusinda baba ibyatsi, gutaha birabananira, bishoke ko rimwe na rimwe babacyuraga mu maboko, ikindi gihe bakabacyura mu maguru, ikindi gihe bakabacyura mu menyo. Navugaga kubaho urw'amenyo, kubataranga, guseba n'ibindi byinshi cyane. Noneho ngo umunsi umwe baza gutaha babaye ibyatsi neza bombi, batari kubona iyo bavuye n'iyo bajya. Nuko byibuze baranyenyeza, baza kugera mu rugo iwabo. Ngo bageze mu rugo iwabo, umuhungu na se babaye ibyatsi ntibari kubona, urumva abagore babo bari biryamiye. Nuko rero mu gutaha bagiye kuryama mu mazu yabo, kubera ko nimwe wakurikiye yarasaga, baza kujya gutya bakora ikimenyetso cyo gukuba, umwe ataha hirya undi ataha hino, bose banyuranamo. Bya bindi by'uko nyine umuntu wasinze ashobora kunyura mu wundi bigakunda. Umugabo anyura mu muhungu we, n'umuhungu anyura muri se, nuko buri wese aboneza aho ajya kuryama mu rugo. Nuko rero mu gitondo embomata bagiye kureba, umva bakoze ikimenyetso cyo gukuba. Niba nawe ukurikiye byagenze bite? Bagiye kwisanga ikimenyetso cya matematike bakoze cyo gukuba, wa muhungu agiye kwisanga asanga ari ku buriri bwa se, byumvikane nyine ari hafi aho ngaho, nawe ukomeza ibindi. Na wa mugabo nawe abyutse mu gitondo, nawe yari yanyuze mu muhungu we, birangira kuko yagiye ku mukazana we, agiye kureba asanga ari ku buriri bumwe na mukazana we. Babyeyi, mbega ishyano riraha, upfuke mu maso kuko iri ni ishyano. Ndabizi biragutesha ukwemera, ariko burya umuntu utakaza ukwemera nuko nyine ntako yari afite. Nuko inkuru umwana isubira inyuma, ngo bukiye mu gitondo, wa mugabo neza yumva aramwaye. Ikimara cy'isa 25 ari imbere y'umukazana wawe undi yubahaga, none kuko asebeye mu maso ye. Arangije yandika ibaruwa, ayandikira umuhungu aramubwira ati, umva rero, inzoga guhera umunsi nzivuyeho, nkurikije ahantu zingaritse, nkurikije ahantu zindebesheje. Nuko wa mukazana wajyanye ya baruwa ahura na nyirabukwe nawe azanye indi baruwa
ibaruwa yari ivuye kuri umuhungu we ivuga iti papa, nkurikije icyo inzoga zinkoreye, hari ahantu zisanze ryamye zinkoreye ibintu by'amafuti bikomeye cyane, ubu sinzazisubiraho, umbabarire sinzazisubiramo. Nuko wa muhungu amaze gukora isezerano, urumva yandikiye se na se nawe yamwandikiye amabaruwa y'uko nyine batazongera gusubira aho ngaho, kubera ko zibaryamishije ahatariho, zibaryamishije ahantu hateye n'isoni. Iyo myanzuro y'ayo mabaruwa nanone bishoboke ko nyine ariyo yaje kubakiza, barongera bakirira muri bwa buryo nanone bw'icyo kimenyetso cy'umusaraba, icyo kimenyetso cya kuruwaze, ngo kuko abacu baje gukira bombi. Amen, 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 amen. Ngo kuko wambariye inkindi ujye ukora ku buryo utazahambara incocero. Babyeyi, yamvuga igira iti utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ngo kuko nawe niba inzoga zitarakugarika mu mufurege wazicikaho usete. Mubyeyi, ibintu bitatu byiteho ngiye kuvuga. Uzi ko gusinda ari ugusara by'akanya gato, bishoboke ko kanaba kanini bitewe n'umubare w'izo wapfiningije. Niba se uri kumbinyuza, umuhungu yajya kurara kwa nyina, nirinze kuvuga ku buriri bwa se, hato bamwe bataza kundakarira, ari uko ari muzima. None se we yajya kuryama ku buriri bwa mukazana we, ari uko we ari muzima, ari uko yari afite ubwenge nyine. Ngo kuko babyeyi ni nka yambwa nyine yambara ipataro ya shebuja, ikagenda yububa, ntishobora kweguka ngo urebe hejuru, kuko nyine mu mutwe iri kugendera hasi. Ngubwo ubusinzi butuma dusara ku buryo ubwenge bwacu buhera bugatakara. Uzakomeza ukora ubushakashatsi, ariko uzasanga umuntu wasinze n'ikimenyemenye ntabwo ashobora gusenga. Yasenga ate se? Yabishobora ate ko gusenga umuntu asenga n'ukwemera n'ubwenge? Umuntu wasinze afite ukwemera, afite ubwenge. Niba afite ubwenge se yakora ate icyo kimenyetso cya kuruwaze, akaza kwisanga ari mu mufurege, ari kwa nyirabukwe ariho aryamye, ari kwa sebukwe aryamanye na sebukwe? Uwo muntu wavuga ko yasaze gakeya? Uwo si umuntu buro zo mu mutwe urumva ziyifatiye he? Icya kabiri ni ukumenya ko ubusinzi bukurura ubusambanyi. Uzasanga muri ino minsi ubusambanyi bwarafashe intera ndende, twarabwishaje ku ntebe bamwe na bamwe, ugasanga twabahaye icyicaro. Ni cya kimenyetso cyo gukuba, bizarangira uri kunyuranamo, ukanyura muri sobukwe, ukanyura muri papa wawe, abantu benshi bari kunyuranamo. Ni ikimenyetso cyo kwa sekibi. Kubera iki? Wabuze ubwenge bwagabanutse. Izo ngeso mbi zigenda zigabanya ubwenge, ugasanga mu mutwe warahinamiranye, umutwe uri kugenda wuba, usigaye ureba hasi, kandi wari umunyabwenge, wari intiti, ushobora gukora imibare neza. None imibare yarakwihishe, ingeso mbi zagiye ziguhetamisha, ugahetama mu ngeso mbi, ukunama mu ngeso mbi, ukunama hasi, ukajya uhora ureba hasi. Kubera iki? Sekibi wahanzweho. Icya gatatu twazirikana ni uko nawe kimwe n'uyu muhungu na se, nawe niba ubona inzoga zigiye kuza gukoresha ibara, fata icyemezo cyo kuzivaho, ugashaka gupfiningiza mu nda yawe byose. Nawe zagira gutya zigakoza isoni, gira vuba uzisezere, nawe wandike inzandiko uzisezerera. Baca umugani ngo uyikura mu icupa ikagukura mu bagabo. Buryo ubusinzi ni umusemburo w'ubusambanyi, umusemburo w'ubusambanyi n'ubusinzi. Nawe mubyeyi, niba kunywa gake byarakunaniye, fata icyemezo cya kigabo. Ejo n'ejo bundi nawe ushobora kuzagifata, uri nko mu isoko, uryamye mu isoko, waryamye mu nzira, bagutwaye mu menyo, bari kuguha urw'amenyo, uri mu mufurege, uri mu kigunda, n'ibindi byinshi cyane se kibatahamo kugukoresha. Umusezi arifuza ko nawe yatambuka akagukiza, agakunamura,
ukazamuka ukareba ku ijuru ukareba Imana, kuko hahirwa nyine abareba Imana, hahirwa abareba ubuhanga bw'Imana, abo nibo bana b'Imana nyine. Nawe uyu munsi urebe mu buzima bwawe ingeso zigiye kuzagukoza isoni muri ino minsi, ubu zisezerera. Yesu arakuburiye, Yesu atambutse iwawe arakomanza arakuburiye ati nyaboneka please rekeraho rwose izi ngeso, maze we kukira Imana, ureke Nyagasani aba ari we ugukoresha. Roho y'Imana akomeza gukoreshe, kuko abayoborwa na Roho abo nibo bana b'Imana. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.